Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuje ngira ni ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana bikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Ni Aime ugarutse kuri izi kamera za Befeso TV mu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'ihumure, ijambo ry'Imana, ijambo rihumuriza imitima yacu. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Rero ndabasuhuje mwe muri hanze y'igihugu, abakomeje kudukurikirana muri mu Rwanda no hanze yarwo, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi nkomeza gushimira mwe mudahwema kubana natwe mukanabitwereka hano kuri izi kamera za Befeso TV muri commentaire. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kandi Imana igikomeza ibaho umugisha. No kuri turabashimira mwe mudakomeza kutwereka ko mudushyigikiye, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Dushimira n'abakomeje gukora subscribe hamwe n'abakoze share na commentaire. Izina ry'Uwiteka rikomeze kuganza mu ruhande rwanyu, kandi mujye mukomeza mubone umugisha w'Uwiteka. Nkomeza no gukomeza n'abatameze neza, abarwaye, ababuza babo, mwihangane. Imana ni se imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi, kandi Imana yiteguye kubashumbusha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Numva rero twatangira dukora ikiganiro nk'uko bisanzwe, tugakora ikiganiro dusenga, maze ubuntu bw'Imana kuganza mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri data twese mwiza, izina ryawe ryongera iganze kandi rishyirwe hejuru, amamara kubera ko ushoboye byose. Tugushimiye kuri igiti cy'inganzamarumbo, uragakinga k'amakuba, uri samba itarumba, urubuga mu buzima. Tugushimiye kuri nare mu maryango wa Dawidi, tugushimiye ko ari urambura ikiganza wajya gukora nagira ugihina, tugushimiye ko ari uvuga wavuga nagira ukubaza ngo uvuze iki, tugushimiye ko ari ukinga nagira ukingura, wakingura nagira ukinga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu ni wa mwanya tugiye dufata w'ijambo ryawe, tugiye kuganira, kandi ijambo ryarambwiye ngo ujya kuvuga ibyo ubwira ubwawe cyangwa kuvuga ijambo ryawe ajya abanza ave mudatunganye. Tubanze gusenga ngo banze twese dutunganye, senga ngo tugirire bambe n'imbabazi, amaraso yatugaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uzubane natwe muri iki kiganiro, udushyigikire kandi uturengere muri byose. Amahoro yawe n'imigisha bikomeze bibe mu ruhande rwacu, uturengere kandi uturwanirire Jehova. Imbabazi zawe zikomeze kugaragara mu ruhande rwacu. Ni ukuri dukomereze mu buntu bwawe, uruhande rwacu twongere tukubonemo, uruhande rw'ababyeyi bakubone, uruhande rw'abagabo bakubone, abasore bakubone, abasaza, abakecuru bongere babone neza yawe, kubera ko ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Batugerageje iki kiganiro rero, nuzubane natwe, badushyikiye kandi turengere, mwuka wera azabane natwe. Amagambo tugiye kuganira cyangwa ijambo tugiye kuvuga kuri izi kamera za Befeso TV, uriherekereshe gukora kwawe, uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, kubera ko ari wowe ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Kandi uganze utegeka kuri umurengezi mwiza kandi ushoboye byose. Icyubahiro n'ikuzo n'ibyago bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze bagire neza. Uyu munsi wa none nifuje ko twaganira ku ijambo ry'Imana cyangwa ku magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo uyu munsi, mu minsi isigaye kugira ngo uyu mwaka urangire, nawe Uwiteka arare wawe, cyangwa uyu munsi wumurikiranye kuri kamera za Befeso TV, nakwifuriza kugira ngo Uwiteka arare wawe, kuko Uwiteka iyo yaraye mu rugo rw'umuntu biremera kandi birakomera. Hari agastori kamwe bigeze kuduha ngo umunsi umwe ngo umugabo yubatse inzu nini, ngarangije ngo ayishyiramo ibyumba byinshi, ngo umunsi umwe ngaza gufata ibyumba bimwe ngarabigabanya, abiha Imana, aha ibyumba bikeya mu nzu, ibyumba bigize inzu ye abicamo, ibyumba bimwe abiha Imana, ibindi bimwe arabigumana. Abwira Imana ngo nguhaye ahangaha ngo bari huba. Ariko uwo mugabo ngo ataratumira Imana ngeze igirara mu nzu ye, ngo abadayimoni bajyaga bamutera nijoro bakamuniga. Ngarangije yigira inama, ngaravuga ngo wahamagara Imana ikaza tukabana muri iyi nzu, wenda ko dayimoni zitaniga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngarangije ngafata ibyumba bimwe ngarabigabanya byari bigize inzu ye, ngabwira Imana ngo nguhaye biriya, nanjye ndaba muri ibi ngibi. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Arangije ngo bya byumba yahaye Imana, Imana ibijyamo, nawe asigarana ibindi. Ngo yajya arara muri kimwe kigize muri bya byumba yasigaranye, ngo dayimoni zikamutera. Zamara kumutera bugacya akavuga ngo uyu munsi sindi burare muri kiriya, akajya mu kindi, ngo wenda ntabwo ziri bunsangeyo, akajya mu kindi. Yajya mu kindi naho dayimoni zikamutera. Umunsi umwe yigira inama, ngaravuga ati reko kajya kumbaza Imana, ati ko nayitumiye ngize tubane, ize turarane muri iyi nzu, nyibyumba nanjye nsigarana ibindi, hanyuma ni gute dayimoni zinera? Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ngarangije ngabaza Imana, Imana iramubwira ati rero njye nabaye mu byumba wamaye, ibyo utamaye ntabwo nagezemo, nabaye mu byumba wamayemo ikaze. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Iyo ngeze hano nagira ngo nkubwire ngo topic y'ijambo ry'uyu munsi tugiye kuganira ni ijambo, iravuga ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka arare iwawe uyu munsi, udukurikiye kuri kamera za Befeso TV. Ariko icyo nakwifuriza no kugira ngo Uwiteka nanarare iwawe, unyemerere umuhe ikaze arare iwawe hose. Numuhe ikaze ngo arare iwawe mu cyumba kimwe, ngo ikindi nakiraremo. Umubwire ngo ndakwiyeguriye muri salo, mu cyumba, muri korodoro, hose wagere, kuko Uwiteka hose nahagera arabasha kukubera uburinzi, nahagera arabasha kukubera inkomezi. Bimwe byakunaniraga urabasha kubitsinda kubera ko Uwiteka yaraye iwawe.
ngo umugabo ngarangije amaze kubaza Imana ngarabwira ngo ko naguhaye ibyumba ngo nanjye ngasigarana ibindi, ni gute dayimoni zinera? Imana yamubwira ngo aho wamaye niho nabashije kuba. Mu yandi magambo, Uwiteka nagajya afata umuntu ku ngufu, Uwiteka nagashobora kwicara utamuhaye ikaze ngo ahicare, Uwiteka nashobora kuba utamuhaye ikaze ngabe, Uwiteka abaho wamushyize. Mu yandi magambo, inongera kukubwira nasoma ijambo cyangwa nakubwire icyo nari ngendereye, nagira ngo ubwire ngo Uwiteka ni umwiha ujye umwiha wese. Ntukamubwire ngo ngwino unyize ubusambanyi usigarana ubujura, ntukamubwire ngo unyize ubujura usigarana ubusambanyi, numubwire ngo nuze unyizamo ubwoko bwarananiye, nuze unyize amagambo yarananiye, nuze unyize ubugome bwarananiye, nuze unyize ubujura bwarananiye, nuze unure ingata. Muririmbyi wa 80 ngira ngo mu gushimisha n'uvuga ngo mwabitanga igicuri mwe, ngo turababwira turira ko muri kure ya Yesu, ngese ko mwatuye imitwaro mukaba mugifite ingata. Hari igihe umuntu ajya mu nzu y'Imana akajya gukizwa, agakizwa ubusambanyi agasigarana kubeshya, agakizwa kubeshya agasigarana ubujura, agakizwa ubujura agasigarana amoko. Ugasanga umuntu arimo arirahira ngo ngende umuziga abantu umusinga, ati namwereka namukura iryinyo nkazajya mu rusengero nkakizwa, ati nabanyirambitse agakiza hasi, ati nta muntu wamenyera, ati ubundi nkamukubita agakiza ngongera nkagatora. Nshuti zanjye mwene data nkurikiye kuri kamera za Befeso TV, ibaze urambitse agakiza hasi, umusore urambitse agakiza hasi akaba ari bwo Kristo agaruka, wabigenza bite? Wabigenza utamaze kurambika agakiza hasi? Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nuha Kristo ahaba, nuha Kristo umutima wawe umuhe wose. Maze umugabo ngo Yesu aramusubiza arambwira ngo ngembaho wamaye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngo amaze kumubwira ngo ngembaho wamaye, umugabo arangije avuga ati nuko bimeze, kumbi dayimoni zageragaho naguhaye, atuhereye none hose ndahaguhaye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngaragije umugabo amajyirumana kubwira Kristo ngo hose ndaguhaye, umugabo yaje kuryama arasinzira, yaje kubona amahoro, yaje kubona imbaraga zo kunaniza bimwe byamunanizaga, yaje gutsinda ibyaha. Mwibutse ko Kristo ataba muri wowe ngo ubashe gutsinda ibyaha utabashije kumwemerera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu yaravuze ngo nimuba muri njyewe nanjye nkaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'umubiri, ntibabyawe n'amaraso, ngabo babyawe n'umwuka wera, babyawe na Data n'Umwana n'Umwuka wera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nyemerera nkurikiye kuri izi kamera za Befeso TV, wongere wemerera Imana irare muri wowe, wongere wemerera Imana iture muri wowe. Imana nigendera muri wowe urabasha gutsinda, Yesu nagendera muri wowe urabasha kunaniza, Yesu nagendera muri wowe urabasha gukomanga ukingurirwe, Yesu naba muri wowe urabasha gusaba uhabwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu naba muri wowe araguha imbaraga zo kunesha, izina ry'Uwiteka ryongere ryamamare. Uyu munsi nguzaniye ijambo rikubwira ngo Yesu yongera arari wawe, Yesu yongera agera iwawe. Ahantu Yesu yageze umuntu arubaka bigakunda, ahantu Yesu yageze urugo rurakomera, ahantu Yesu yageze ingumba zirabyara, ahantu Yesu yageze umuntu arakomanga agakingurirwa, izina ry'Uwiteka ryongere ryamamare. Ahantu Yesu yageze nta bukene buhagera, ahantu Yesu yageze nta nzara ihaba, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo ni njyewe se w'imfubyi nka mugabo w'abapfakazi, kandi avuga ijambo rikomeye ngo ni kwa Data hariyo amazu menshi. Ahantu Yesu yageze nta bukode buba bugihari, ahantu Yesu yageze nta piravi ziba zigihari, kubera ko niwe nyiri mazu, niwe nyiri makonti y'amafaranga, niwe nyiri ubutunzi bwose, niwe mugenga w'ibihe, yakinze nta wakingura, yakinguye nta wakinga. Nyemerera wongere wizere Kristo. Ijambo uyu munsi nkuzaniye nirivuga ngo Yesu yongera arari wawe. Ni ijambo Yesu ngo yarimo aragenda, ariko ngo umunsi umwe ngo hari umugabo witwa Zakayo, ngo Zakayo umunsi umwe aza kugira amatsiko yo kumenya uwo Yesu ukora imirimo n'ibitangaza. Ngarangije kubera ko bituga ko Zakayo yari mugufi, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nawe uyu munsi nakubwira ngo niwizere ijambo rya Yesu, biragaragara kuri mugufi bitewe n'ubukene ufite. Buryo umuntu afite ubukene aba ari mugufi, kuba umuntu afite uburwayi aba ari mugufi, iyo umuntu afite ubugumba aba ari mugufi, iyo umuntu amaze imyaka n'imyaniko akuze atabasha atarashaka aba ari mugufi. Garangije ngo Zakayo arimo gufata abasha kureba Yesu. Hari igihe kigera ku muntu kikamugira mugufi, cyamara kumugira mugufi kikamwereka yuko atazatabarwa. Ariko wowe nkurikiranye uyu munsi nagira ngo ubwire ngo mu kigeragezo ufite gishobora kuba cyarakugize mugufi, ariko uyu munsi wa none wongere ubone Yesu, kandi Yesu yongera agere iwawe. Yesu yongera agere mu byawe, agere mu bukene wari ufite, agere ku bugumba wari ufite, agere ku burwayi wari ufite. Yesu nabugeraho aricyo bukora igikomere. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nasomye ijambo muri Zaburi, muri Samuel wa mbere, ni igice cya 3 umurongo wa 11. Haravuga ngo Uwiteka abwira Samuel ngo uyu munsi ndakora ikintu gishya muri Isiraheli, ngo amatwi ari bucyumva aracurinjereri.
nawe uyu munsi wa none hari ibyakubuzaga, hari ibyatumaga Yesu atongera kugira ikintu gishya akora mu ruhande rwawe. Icyo nta kindi ni icyaha, kuko nasomye ijambo rirambwira nta kindi gituma dusaba ntiduhabwe n'imbaraga z'icyaha. Ariko nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none emerera ukingurire Yesu, kubera ko na Zakayo nubwo yari mugufiya yakinguriye Yesu. Wibuke ko ijambo ritubwira ngo Zakayo yari mugufi, ariko Yesu arimo aragendagenda aho ngaho, ngo Zakayo ngagira amatsiko yo kureba uwo Yesu w'i Nazareti, uwo Yesu ukora imirimo, uwo Yesu ukora ku mpumyi zigahumuka, uwo Yesu ukora ku ngumba zikabyara, uwo Yesu ugera ku badashaka bagashaka, uwo Yesu ugera mu ngo zasenyutse zikubakika, uwo Yesu ugera mu madivorce handi hahawe divorce akongera akaza ubumwe, uwo Yesu ugera ku murwayi ku birema bigahaguruka, uwo Yesu ugera ku murwayi urwaye kanseri agakira. Ngo uwo ninde? Zakayo agira amatsiko yo kumenya uwo Yesu. Barangije Zakayo Bibiri tugira ngo yari mugufi, kandi muri icyo gihugu ngo Yesu aho yarimo aratambuka ngo hari abantu benshi. Zakayo ntiyabasha kubona Yesu, aravuga ati nimagarara hariya kubera ko ndi mugufi ntabwo mbasha kureba Yesu. Zakayo ngo yigira inama yo kurira igiti. Amaze kwigira inama yo kurira igiti, ngo Zakayo ngo aracyurira, ngo Yesu arimo aragendagenda aho ngaho ngo arararama areba mu giti. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nawe ndahangaha mbwiye nirakwingingiye Yesu yongera ararama areba ibyawe, yongera ararama areba ubukode. Hari igiti cy'ubukode wari urimo, hari igiti cy'ubushomeri wari wicayemo, hari igiti cy'uburwayi wari wicayemo, hari igiti cy'urushako rubi wari wicayemo. Ariko uyu munsi wa none Yesu yongera ararame, kuko Yesu yararamye akareba birakunda. Yesu yakugereye mu byakareba biremera, Yesu yageze mu byawe akareba birakunda. Izina ry'Uwiteka ryongera ishyirwe hejuru. Ni inginzi Yesu yongera arebe, yongera ararame mu byawe, kuko narama mu byawe birakunda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu arararama, amaze kurarama ngo areba Zakayo, ngaramubwira ngo uyu munsi ururuka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ururuka kuko ndarari wawe. Ngo hanyuma ngo Yesu, ngo Zakayo aruruka, ngamaze kururuka aragenda ngajyana na Yesu we. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none ndasaba Yesu ngo yongere agende ayiwawe. Unyemerere Yesu agenda ahantu. Mwibutse ko Yesu urugararama ari umuntu wamwemereye. Yesu ntabwo ajya afata umuntu ku ngufu. Ikimenyetso kikwereka yuko Yesu adafata umuntu ku ngufu, ugende usome muri Yeremiya 33 umurongo wa 3, niba nibeshye neza batari 44. Yeremiya 44 haravuga ngo uyu munsi ndakubohora, iminyururu ari kuri ku maboko ngo tugende. Avuga ijambo rikomeye, ariko niba utabishaka urore, ngo dore igihugu kikuri imbere, aho ubona kunogeye abari hujya. Mu yandi magambo inzira ebyiri zikuri imbere, iyo ubone kubereye, iyo ubone kunogeye abari yucamo. Ari ijambo rikomeye Yesu yavuze aha ngaha, amaze kuvuga ngo ndakubohora iminyururu ari kure ku maboko, ngo ndakubohora iminyururu yari kuboshye, ngo uyu munsi ngo uze tugende. Ngo niba ushaka uze tugende, niba utabishaka ubyihorere, ngo dore igihugu kikuri imbere, aho ubona kunogeye abari huca. Mu yandi magambo Yesu najya afata umuntu ku ngufu. Mwibutse ko Yesu atura mu mutima w'umuntu wamwemereye. Uyu munsi none wemerere Yesu, numwemerera arari wawe, kuko Yesu Zakayo nawe amaze kumanuka mu giti yaramanutse yemerera Yesu amuha ikaze. Amaze kumuha ikaze Yesu arinjira. Amaze kwinjira, ikimenyetso cy'uko Yesu yinjiye nuko ahantu yageze ibintu bihinduka. Yesu amaze kugera kwa Zakayo, ibintu byarahindutse. Zakayo nabakiri Zakayo wa wundi. Zakayo ubwo arivugira, Yesu ati nyamurondoye, Yesu niyamuhanuye ngamubwire ngo Zakayo rungo, ngo Zakayo rumwambuzi hoya, Zakayo ngo wambuye abantu hoya, kubera ko umwuka w'Imana ahantu wageze wemeza abantu iby'ibyaha byabo. Kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ahantu umwuka wera atari abantu bigira ibyigenge, kandi umwuka wera namanuka akamanuka mu bisi n'uzabasha kubemeza iby'ibyaha byabo, n'uzabasha kubemeza ibyaha bakoze. Yesu amaze kugera kwa Zakayo ntiyamuhanuye, wenda ibintu tubanga umuhanuzi aragwana ngo reka ibyaha hoya. Yesu yarigwanira na Zakayo bicaye bari gusangira. Zakayo arangira banga uyu munsi wa none njyewe uwo nambuye ndamuriha kane, ndamukubira, kubera ko Yesu yari yamaze kuhagera. Yesu uyu munsi numwemerera akagera iwawe, hari ibiri buhinduke. Yesu numwemerera akagera iwawe, akarari iwawe, hari ibiri bujye mu buryo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nawe uyu munsi iryo jambo narinzanye, ndasenze ngo Uwiteka mfashe yongera agere ku mutima wawe, wugurure, wemerere Yesu agere muri wowe. Yesu nagera muri wowe, akagendera muri wowe, agatura muri wowe, hari ubukene buri bugende. Yesu numwemerera akicara mu mutima wawe, hari ubugumba buri bukuveho. Yesu numwemerera agatura muri wowe, hari ibyaha byakunaniye, wowe uvuga ngo ubusambanyi ntiwabureka, nuko Yesu ataragera muri wowe. Wowe uvuga ngo ubujura ntiwabureka, nuko Yesu utaramuha ikaze ngo yinjire. Wowe uvuga ngo ubugumba ngo ntibwakuvaho, nuko Yesu utaramuha ikaze. Yesu ashoboye byose, uko yarari kera n'uyu munsi niko ari. Nyemerera Yesu wongera umuha ikaze, nyemerera Yesu wongera umwemerere, nyemerera Yesu yongera ature muri wowe. Natura muri wowe abasha gutsinda, natura muri wowe abasha gutsinda ibyaha, natura muri wowe abasha kunaniza ibyakunanizaga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nyemerera uyu munsi wa none nkurikiye kuri kamera za Efeso TV, wongera uhereze Yesu umutima wawe,
umubwire ngo noneho nsobanukiwe neza yuko ijambo ryawe ari ubutsinzi, yuko ijambo ryawe ari ubutware. Ijambo rindi ryavuze ngo iyo twizeye amagambo yuko Yesu yatubwiye turi abatsinzi no kurushaho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nyemerera gukurikira ijambo ry'Imana kuri izi kamera z'Abefeso TV. N'uwo uri kuryumva nyemerera wongere ubwire Imana ngo noneho nsobanukiwe neza yuko nimukingurira umutima wanjye ugatura mu buzima bwanjye hari ibiri bubashe gutsindwa. Bwa busambanyi bwari buri muri njye buratsindwa, bwa bujura bwari buri muri njye buratsindwa, kubera ko wambaye inyama n'amaraso ntabwo wabasha kwibuza inama mbi z'ibyaha. Umuririmbyi yaravuze ngo gerageza kwibuza inama mbi z'ibyaha. Avuga ijambo rikomeye ngo ariko njya mbyibonamo. Asaba Kristo aravanga ariko noneho ngo nujye umboneza, ngo nujye umboneza. Avuga ijambo rikomeye ngo nununganyirize umutima nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru bubwirijwe nawe. Nyemerera ubwire Yesu agutunganyiriza umutima. Umuririmbyi arongera avuga ngo niwo murika hatabona ngaho umwijima uba, muri kandi ubusambanyi bwicaye, muri kandi ubujura bwicaye, muri kandi kwikinisha byicaye, muri kandi ubugome bwicaye, muri kandi amoko yari yicaye. Ngo numara kumurika ngo nkuremo inkamba mbi. Aravuga ngo muri kandi umushumba nyobo yatabona, muri kandi umugabo nashatse atabona, muri kandi umugore nashatse atabona, muri kandi umubyeyi wambyaye atabona, muri kandi umugore nishakiye cyangwa umugabo nishakiye atabona. Numara kuhamurika ngo umaze kuhareba ukuremo inkamba mbi. Ijambo ryarambwiye Uwiteka areba mu rutare, wandi hari urushishi rw'umukara, mu rutare rw'umukara, mu ijoro ry'umukara. None Uwiteka ureba aho ngaho wewe wamuhisha hehe? Nyemerera kugira ngo Yesu arare muri wowe. Mu yandi magambo utasobanukirwa iby'iri jambo, aho Yesu yarara si ukuvuga ngo ni muri iyi nzu, ni mu nzu zitwubatse, ni mu mutima wawe. Nyemerera ukingurire Kristo umubwire ngo ndakwemereye, nsobanukiwe neza ko nurara muri njye bwa busambanyi buri bugende, nurara muri njyewe kwakwikinisha kuri bunde kure, nurara muri njyewe kwakwiganyira kuri buve muri njyewe. Ahantu Yesu yageze nakwiganyira kuhaba, ahantu Yesu yageze amahoro arahataha. Wari ufite kwiganyira, wari ufite kwibaza ngo bizakunda, ndabizi wowe nkurikiranye ufite ibibazo byakurenze, ariko nanje kukubwira igisubizo. Igisubizo ni Kristo, igisubizo cyawe ni Yesu. Nyemerera uyu munsi none umufungurire umutima, wongere umubwire ngo nuzure ture muri njyewe, nuzube muri njyewe, kubera ko yavuze ngo ni inzira kuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data namujyanye. Nshuti zanjye wowe nkurikiranye, kebuka wongere ugaruke. Niwumva ijambo ry'Imana niko ijambo ryambwiye, ngo niwumva ijambo ry'Uwiteka ngo niwinangira umutima. Nyemerera uyu munsi wongere uhindukire, wongere wemerera Imana, wongere uhindukire ubwire Imana ngo uyu munsi wa none ndakwemereye nuzu uganze muri njye, ndakwemereye nuzu uture muri njye, ndakwemereye nuzu umbere umugenga, ndakwemereye nuzu unyiyoborere. Maze Yesu namara kukuyobora nawe uzaba umutsinzi, nawe uzahabwa ubutware, nawe uzashobozwa, kubera ko ngiyo twizeye amagambo yuko yatubwiye niwo tubasha kudutsindishiriza, niwo ubasha kutuneshereza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mubwire neza ko nta munyamubiri uzigera ubona Imana, nta munyamubiri uzigera utsinda ibyaha, ahubwo atari Kristo uri muri wowe ntabwo wabasha gutsinda ubusambanyi, atari Kristo uri muri wowe ntabwo wabasha gutsinda ibyaha. Nagira ngo mwibutse neza yuko nta kindi gisaba gituma usaba ntuhabwe, nta kindi gituma ukomanga ntukingurirwe, nta kindi gituma usenga ntusubizwe, nuko usenga n'ibyaha. Ijambo ryarambwiye ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ariko nyemerera uyu munsi uhindukire, numara guhindukira wemerere Kristo, umubwire ngo yego mwami ndakwemereye. Aho ushaka ko njye ibyo ushaka ko mbivuge, ibyo ushaka ko nkora bari byo nkora, bigitambo gikwiriye. Nukuri ndakwemereye, nuzumbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Maze Yesu naba mu mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, arabaraye mu mutima wawe, arabasha kugutsindishiriza, arabasha kuguha imbaraga. Ariko nkubwire yuko utabasha kubona imbaraga ugikora ibyaha, utabasha kubona imbaraga utaremerera Kristo gazaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nyemerera wongere umwemerere, yongera gucingukire, yongera ature muri wowe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nukuri ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose yabahaye ubutware n'ubushobozi. Ubwo butware n'ubutangwa na Yesu, ntago ari ubutangwa n'umwana wabyaye, ntago ari ubutangwa n'amafaranga ufite. Warasenze biranga, wizeye abakomeye biranga, ese wiringiye amafaranga wari ufite biranga. Ariko nagira ngo ubwire ngo igisubizo ni Kristo. Nyemerera uyu munsi umufungurire umutima wawe, umubwire ngo ndakwemereye. Nyamara kumva ijambo ryawe nsinzwe n'urubanza, nanjye nemeye gufungura umutima wanjye. Ndakwemereye uzurare mu mutima wanjye, uzurare muri njyewe,
uzugendere muri ngewe, maze Imana iragutsindishiriza, maze Imana iraguha ubushobozi. Ni ukuri Yesu Kristo niwe nabonye ubera inkingi ingo zitari zubakitse zikubakika, niwe nabonye abera inkingi wabari mu bukene bakava mu bukene, niwe nabonye uzahura abantu bari mu byaha bakava mu isayo y'ibyaha. Muririmbyi yabivuze neza, unari mu isayo y'ibyaha Yesu aramfata aransayura, unari mu mwijima ukomeye ngo Yesu aramurikira. Nawe hari umwijima wagenderagamo, hari umwijima w'icuraburindi, hari igihu cyari kiguri ku maso, ariko uyu munsi wa none nta wakigukuraho. Amafaranga utunze ntiyakigukuraho, ubukene ufite ntibwakigukuraho, ubukode urimo ntibwagukuraho icyo gihu. Ariko nagira ngo nkubwire, ngemerera Imana uyu munsi wa none, wowe nkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, wongere wemerera Imana, wibwiye ngo uyu munsi wa none nemeye guhindukira, nemeye kuva mu byaha, nemeye kuba icyaremwe gishya. Yego Mwami ndakwemereye, ni ukuri uyu munsi wa none niwemera ugahindukira urahabwa ubutware. Nasomye ijambo ry'Imana mu Ngoma za kabiri ibice 7:14. 13 baravuga ngo nindamuka nyinze ijuru ngo imvura ntigwe, ngo cyangwa ninohereza inzige zikona imyaka yanyu. 14 akavuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbabarira ibicumuro byabo, mbakiriza igihugu. Ariko nibanga bakanga kunyumvira, inkota yanjye izabarya. For the stance my God, nyemerera uyu munsi wa none twemere duhindukire tubwire Imana ngo Mana nemeye guhindukira, nemeye kureka ubusambanyi, nemeye kureka kwikinisha, nemeye kureka inzangano, nemeye for the win shando de my God, nemeye kureka ubugome. Ni ukuri nanjye nemeye kuba icyaremwe gishya, maze ure Imana ngira ko imirimo n'ibitangaza, urenga Imana iragukingukira, ure Imana ngira kubera igisubizo, ibyo waburiye igisubizo, ibyo wiringiyemo abakomeye bikanga, ngo ure Imana ngira kubera igisubizo. Hasi agakomeza akavuga ngo uhereye none ahanga amatwi yanjye azumva ngo gusenga gusengerwa aho hantu. Nyemerera mwene data, nyemerera n'ukuri, nari nkuzaniye ijambo ryaguhindurira ubuzima, ijambo ryagukura mu byaha, ijambo ryagufungurira rigafungura bya birabonaga byari bifunze. Ni ijambo rikubwira ngo Uwiteka uyu munsi arari wawe. Uko yageze kwa Yayiro bikamenyekana, nawe uyu munsi ageri wawe. Uko yageze kwa Zakayo bikamenyekana, agakiza kagataha mu muryango wa Zakayo, uyu munsi arageri wawe, nawe agakiza kageri wawe. Uko Uwiteka yageze anyuze muri Elisa akagera ku mugore w'umupfakazi bikamenyekana, nawe uyu munsi ageri wawe. Uwiteka uko yageze mu bukwe bw'Ikana, uyu munsi yongera agire mu kibazo wari ufite. Uwiteka for the win shando my God, uko yageze ku nyanja itukura bikamenyekana Abisirayeli bakambuka, uyu munsi ndasenze ngo yongera ageri wawe, kugira ngo ageri wawe nuri bubigiremo uruhare. Ni ukuri bumufungurira umutima wawe, ni ukuri bumwemerere akongera akageri wawe. Mwibutse Yesu najya afata umuntu ku ngufu, mwibutse Yesu nagajya arara ku muntu utabishaka, ariko nyemerera uyu munsi wa none wongera ubwire Kristo ngo ndakwemereye, nuzuture mu mutima wanjye, nuzurari wanjye, nukurungirire neza. Imbabazi z'Imana ziragira mu ruhande rwawe. Imbabazi z'Imana zirongera zikore, imbabazi z'Imana zirongera zigutambikire ku buzima bwawe. Imbabazi z'Imana zirongera zituma umuseke w'Imana igutambikira. Ongera wizere Imana, ongera wigarurire icyizere. Nasomye ijambo rirambwira ngo impamvu dusaba ntiduhabwe nuko dusaba nabi, kandi ijambo ryarambwiye muri Matayo 7:7 ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ariko wakibaza ngo nukubera icyo usenga nusubizwe. Hari unkurikiye wibazaga ngo nukubera iki nsengage sinsubizwe, nukubera iki mfata yitatu nkayavamo narimeze uko nayagiyemo, nukubera iki mfata y'icyumweru ngasenga nkabona naminduka. Ariko nagira ngo ubwire ngo banza wisuzume neza, kubera ko hari igihe wasengeraga hejuru y'ibyaha. Kubera ko nasomye ijambo rirambwira ngo nta kindi gituma dusaba ntiduhabwe n'imbaraga z'ibyaha, kandi ijambo rirambwira ngo kwa data hari amazu menshi, ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi n'ibyiza. Ni ukuri mwene data, ayo mafaranga uri gusaba Imana ukabona nuyabona, kuba unafite suko Imana yayakwimye. Imana niyo yakwimye ngo iyarye, kubera ko Imana ni nyiri bigega, ahubwo se irayaguha uyamaze iki? Hari igihe dusaba Imana tukayisabira ku byaha. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera ubwire Imana ngo uyu munsi wa none nemeye guhindukira, ngenza uko ushaka. Niwemerera Imana ikakugenza uko
uko ushaka irabasha kuguha iby'Imana ishaka. Ni gute dushaka nk'Imana dukorera ibyo dushaka tudashaka ngo dukore iby'Imana ishaka? Mwibutse yuko ibyo dushaka ku Mana bipfunyitsemo iby'Imana dushakaho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni gute tuzi imbere y'Imana tubwira ngo turashaka kuduha ubutunzi, kandi Imana natwe Imana itubwira ngo ndashaka ko mubanza mukava mu byaha? Ni gute Imana ushaka ngo ushaka Imana iguhe ubutunzi uri mu byaha? Ni gute ushaka ngo Imana iguhe inzu nziza, kandi Imana ibona ko iyo nzu niyiguha ishobora no kukubuza ubugingo? Imana ibona yuko iyo nzu niyiguha n'ubundi iri buyiguhe nta musaruro. Mwibutse yuko Imana ibyo ikora byose, Imana ikora ibintu ifitemo inyungu. Imana nibona ko iguha iyo nzu, ikabona ko utazayicumikiramo abantu b'Imana, ikabona ko nta nyungu Imana izayigiramo, mwibutse ko nayo uzabona. Imana nibona ko izaguha amafaranga, ikabona ko ayo mafaranga Imana izaguha utazabikamo abakene cyangwa ufashemo imfubyi, utazagaburira abashonje, nayo Imana izaguha. Mwibutse yuko Imana ibyo ikora byose ikora ibintu nayo ifitemo inyungu. Imana nibona yuko izaguha amafaranga akakubuza ubugingo, mwibutse yuko nayo azaguha, ahubwo izaguha ibigutunga, ariko ntabwo izaguha ibya mirenge nk'uko uri kwifuza kumera nk'abandi. Hoya, shaka ubushuti n'Imana. Baza usaba Imana ngo ndashaka ubushuti nawe. Nuba inshuti n'Imana, Imana irabasha kuguha. Nuba inshuti n'Imana, kandi mwibutse ko ubushuti n'Imana ntabwo ari ku magambo. Kuba inshuti n'Imana no gukora iby'Imana ishaka. Niba Imana ikubwira ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntugatongane, ibyo byose byirinde kugira ngo ube inshuti n'Imana. Mu buryo bw'isi, iyo uri inshuti n'umuntu biba bisaba ngo ugendere ku byo ashaka. Hari ibyo umuntu aba ashaka. Nk'ubu urugero, ngewe niba avuga ngo ntabwo nkunda ibi ngibi, ndabyanga, umuntu ubinkoreye n'umwanzi wanjye. Kugira ngo tube inshuti nuko ugomba kwirinda ibyo nanga. Ni gute ushobora kwirinda ibyo umwana w'umuntu yanga? Ukumva ko ngewe Aime ngiri kubabwiriza, ngewe Aime nkakuvuga ngo nanga ubusambanyi, nanga umuntu ubeshya, ukavuga ati Aime kugira ngo mbe inshuti nawe nuko ngomba kureka ubusambanyi cyangwa ko ndikakubeshya, kandi ukabikurikiza kubera ko ari cyo nshakaho. Ni gute wumva ko Imana yaguha udashaka kubanza kurekura iby'Imana idashaka? Inshuti zanjye, inshuti bene data,